ndabareba abiyo hepfo nk'isokero. Ndabareba abiyo ruguru nk'isokero. Nabo hejuru nabo hasi bazati byangendekeye ute. Narize ndiga mfite inzozi zo kuzaba iki umumiliyoni. Nyimara kwiga ngasoza segonderi nkasokubitaho kaminuza nawe nkayisoza. Ntabwo nzarenganya papa yameye miliyoni zirenga 5 ngo ninjye mu kazi. Nihura n'abakobwa bafite umuhondo w'igi nihundira na rwa rubyiruko rw'Ikigali turagenda turaryosha. None aho kugira njye gushinga business nera imbere nk'abandi. None birangiye nigarukiye iwacu hehe. Birangiye nigarukiye iwacu mu cyaro nakunze imihondo y'igiye Kigali sha abakobwa bafite ibitako biri gutohagira nk'iki. Nka amata yaho buruti wagira ngo birira ibirungo by'iki koko ni ibirungo by'Ikigali gusa. None ngarutse wacu ku ivuko uzi icyo nazize Kigali cy'urubyiruko. Nshima Imana kuba naranyweye agatabe ubuse koko amahirwe mama papa na mama bamaye nzongera kuyabona. Subu nzongera kuyabona ngo nyabyaze umusaruro. Udumbi turenga magana hafi miliyoni 5 baziriye imyaka ibiri nakoraga imyaka 2 nakoze imyaka 2 nkagenda korera 100,000 inyungu ya buri munsi. Nahitira mu kabari ku mugoroba kamara kungeramo nkabwira undi ngo bazane n'undi bazane. Ewe nshuti yanjye nawe nusoza ukagira amahirwe ngayo nukayapfusha ubusa nkuko napfushije ubusa. Ngarutse kwifatira isuka iwacu mu cyaro. Nawe aho uri hose ubimenye. Iyo muri bazane bwacya mu gitondo abandi ayaho bayahunitse. Ubuse iyo nza kumenya ubwenge nkajya mu kabari nkanyweraho kamwe gusa sinzi kuba gahagije. Sawa.